haya shafizo de bikidoje nigarukiye icyamare namba uno hirya no hino baranzi. Reka nitangire filimi yanjye ni episode ya mbere ku gasobanuye namba uno season ni ishyamba ry'abazimu umwana w'umunyafurika disi. Reka twisobanure bana banjye neze gutinda ni ishyamba ryishimye gutyo. Noneho ngiye kwica amagini shawe. Umuntu wese utarunzi agiye kumenya mu Rwanda ndi umurundi. Bantu banjye ntabwo ndi umurundi ahubwo ndi umunyarwanda wuzuye. Katukomeze filimi yacu. Hano hari umusore uri kureba mu birere, yamara kureba mu kirere urushure bibirimo nubonye ibintu birimo harimo ibinyoni biguruka. Ni ishyamba wenyine, ni ishyamba ry'abazimu. Mana yanjye. Ibintu birimo n'ukuntu bimeze wenyine mu ishyamba wenyine wumwe. Aha barakubwiye ngo mbere y'iminsi 2 days niko batubwiye, mbere y'iminsi 2 mbere yuko uyu mwana agera muri iri shyamba. Dore ukuntu byari byifashe. Tukomeze. Aha dutangire ni wenyine mu nzira agenda, ni wenyine rudori. Uyu mwana nimba ari imbobo nimba ari igisiga numbaze, ni wenyine sarani yose. Nguwo hantu heza cyane mu twatsi twumye, nimba ari mu mpeshyi ntabwo mbizi. Noneho hari abantu ushakira bari bameze kuriya, ubu ushaka ukuntu babaye. Usanga abajama barameze inda. Umuntu wamubwira ati shati reba mbere sha kugenda harahiye kugenda ntabwo numva ashaka kumva ibyo bintu ushaka bya kera sha gushaka. Reba uyu mupetire ukuntu ameze, uwamukwereka nko mu myaka izaza ugasanga reba ukuntu yabaye. Reba nk'aka kavido ukuntu yari ameze, wazamubona yarameze inda, asigaye yambara kositimu sha, akabyimba mu modoka sha. Wagira ngo arayimwibukije sha, polisi igahita isa. Okay, reka twikomeze episode yacu. Dore ukuntu umwana akanura, niwe wenyine disi mama inzara yaramwishe. Akeneye gusabirwa, akeneye imbabazi bantu banjye. Dore ukuntu yayura, ni wenyine ahantu mu ishyamba cyangwa se ahantu hari utwatsi twumye bigaragara ko ari nko mu mpeshyi. Umwana amaze kubireba kwayura, inzara imutikuye, arangije arasinzira, atora agacu ntabwo arangije atora agaco cyangwa se arasinzira, ibitutsi biraza. Buriya akimara gusinzira reba ibyo yatangiye kurota, inzozi, icyo yatangiye kubona imbere ye. Dore ukuntu kigenda mana we, dore akabondo imbere ye. Biriya nibyo ari kurota, ni mu nzozi. Umwana arashiguka, ari mu sinabwe yari ari mu nzozi. Niwe wenyine sasa batugeje hahandi muri rya shyamba ko twatangiye episode yacu. Nyagasani mana, ibi noneho byajya byasobanuka. Mwicare mutere agatemba asobanure ku bantu banjye ko mbakunda. Niwe wenyine mu ishyamba. Yihanagura mu maso, areba hirya, areba hino. Zimwumiraho. Dore hahandi inzara iba yakuriye, noneho inzara yamara kukurya wakwisanga mu mezo nk'ibi ngibi shawe, inzara igahita igenda. Dore umwana amaso we, inyuma y'ibintu bitangira gutwika, guturika. Nyagasani mana,
umwana arakireba kitakirigita, nimba ari ifuku nimba ari iki gituritse, numbaza mbonye ibitaka byitirira. Sasa ivi mbona ivi, umwana arareba hano hantu ndeniye kuna umwana twatangiye ari mu byatsi byumye, none yisanze muki mu ishyamba. Dukurikire episode ya mbere. Ishyamba ry'abazimu mana yacu irabikora. Mwana arareba hirya no hino, arahaguruka arasutama arareba bati hejuru dore ibiriyo, reba ibiriyo nyagasani mana, do mwana zimwumiraho do ibiriyo, dore iminyoni do nyagasani mana we. Reba ukuntu ishyamba hejuru hameze n'umwijima, ndi kureba hejuru, ubonye ibintu biriyo, umwana arahaguruka ibintu biranga. Mufata nk'umusaza, ibi bintu ntabwo bishoboka. Gute ibintu bishoboka we? Cyane kanicireho mwana, umwana afatiraho gake. Hariya ni handi inzara uyibagirwa burundu. Ushaka bavuga ngo amasengesho, umva inzara urayibagirwa, ntuzongere kuyibuka habe. Do umwana akinyuba gake atunguke, ikintu yazi, reba ikintu gihari nyagasani mana. Impambirwa irarangiye sha. Baravuga ngo kurikira episode ya kabiri uyu munsi, nejo bundi nanjye nka Shafizo the week ndabasobanurira buri kimwe cyose. Ntacyo muzamburana abantu banjye, reka ntabwo bishoboka. Reka dukurikire ejo cyangwa se mu kanya. Mumbabare mukande subscribe, mukande na share ndetse na comment. Twikomereze mu buryohe n'ishyamba ry'abazimu. Ciao, bye bye, tuzongera na hejo. Ciao.